Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Nishimiye kubana namwe uyu munsi mu ijambo ry'Imana, ijambo ry'umwuzuro, ijambo Imana yaduhaye kugira ngo rituyobore, ritubere ibyo kurya, ritubere inkomezi, ritubere ubuzima. Ijambo ry'Imana n'ubuzima. Muri kumwe nanjye Twahirwa Emi kugira ngo twigane ijambo ry'Imana. Turamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo wadupfiriye, asize ubwiza, asize icyubahiro, asize gukomera no kuririmbirwa, akaza mu isi yuzuyemo twebwe abari abanyabyaha, aje kudushaka kugira ngo we yemere guhinduka icyaha ku bwacu. Yemeye guhinduka icyaha ku bwacu, abambwa ku giti, anyura no mu rupfu kugira ngo andonke nawe akuronke. Amahoro y'Imana, ubwiza bw'Imana abe kuri wowe mwene data. Reka dusenge. Mana yacu, turagushimiye kuri mwiza, tugushimiye imbaraga zawe, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye kudukunda, tugushimiye kutwitaho, tugushimiye amahoro yawe atagira akagero waduhaye. Ayo wadusenderejeho mu myaka yose itambutse, ayo wadusenderejeho mu mwaka wa 2024, ndetse mwami nawe dusenderejeho muri uyu mwaka dutangiye. Ushimwe kandi uhimbazwe. Tuguhaye icyubahiro, urakoze kuri mwiza kandi ushobora byose. Izina ryawe nirihimbazwe mwami w'abami. Amen. Tugiye kwiga ijambo ry'Imana. Kuba maso mu mwuka n'umuzi w'ubuzima. Kuba maso mu buryo bw'umwuka niwo muzi w'ubuzima, niwo muzi wo kubaho, niwo muzi w'intsinzi, niwo muzi wo gutsinda abanzi, niwo muzi wo kuronka ubuzima, niwo muzi wo kuronka ubutunzi. Kuba maso mu mwuka niwo muzi wa byose. Haleluya. Turasoma ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri ibice byaho 6, umurongo waho wa 8 kugera ku murongo waho wa 23. Abami ba kabiri, ndagira ngo tuganire, twige ijambo ry'Imana. Turaganira, ntago turi bubwirize cyane, oya, ahubwo turaba tuganira. Abami ba kabiri ibice 6, umurongo waho wa 8 guhera ku murongo waho wa 8 kugera ku murongo wa 23. Batubwira inkuru y'umugabo bita Elisa n'umukozi we cyangwa se umugaragu we bitaga Gehazi. Avuga ngo muri iyo minsi umwami w'Isiriya yarwanaga n'Abisiraheli, maze ajya inama n'abagaragu be, aravuga ati, ibunaka niho hazaba urugerero rwanjye, cyangwa se ibunaka niho nzagaba igitero. Ariko uwo muntu w'Imana agatuma ku mwami w'Abisiraheli ati, wirinde guca ibunaka, kuko ariho Abisiraheli bamanukana, Abasiriya bamanukana kugutera. Umwami w'Abisiraheli nawe agatuma umuntu aho ngaho umuntu w'Imana yabaga avuze amuburira, nuko akajya akira muri ubwo buryo, si rimwe si kabiri. Ibyo bituma umwami w'Isiriya ahagarika umutima cyane, ahamagaza abagaragu be, arababaza ati, mbese ntimwambwira umuntu wacu wifatanije n'umwami w'Abisiraheli? Haleluya. Hari umugabo wari uri maso, ari we Elisa. Elisa mu gihugu cya Isiraheli ari umuhanuzi, yari umugaragu w'Imana, yari umuntu w'Imana, ngo yari afite kubona ibyo abandi bacuzemo imigambi. Abasiriya bacuraga umugambi wo kwica umwami wa Isiraheli, wo gutera ingabo za Isiraheli, ariko Elisa ngo akamenya ibyavugiwe mu murere. Ntago yari ahari, nta maneko yari afite muri icyo gihugu, ntago ari uko yabagayo, nta yandi makuru yabaga afite, ahubwo mu buryo bw'umwuka, kubera ko yari maso, yamenyaga ibyagambanywe, yamenyaga ibyavugiwe mu rwihisho, kubera ko mu buryo bw'umwuka ari maso. Akamenya ngo baraza kugutegera aha n'aha, ntuzahanyure. Akamenya ngo mwami ntuzanyura aha n'aha kubera ko hari ikibazo iki n'iki, ahubwo ubireke cyangwa se unyura aha ngaha, kubera yuko yari maso mu buryo bw'umwuka. Wakwibaza ngo iyo Elisa aza kuba atari maso mu buryo bw'umwuka, umwami wa Isiraheli niba baramwishe, Abisiraheli ntibari kubatera bakabatsinda? Ariko kubera ko umuntu w'Imana Elisa
yari ari maso, yabashaga kuburira Abisiraheli kugira ngo badatsindwa, kugira ngo badaterwa n'abahehe n'Abasiriya. Kabwira ngo muramenye aha nimuhanyure. Iyo turi maso mu buryo bw'umwuka, tumenya ibyo bagambaniye mu murere, tumenya ibyo bavugiye mu rwongorerano, tumenya ibyo bashatse mu buryo bwose kutugiriramo nabi. Tujya tubimenya kubera yuko mu buryo bw'umwuka uri maso. Nshuti yanjye, nutaba maso umwanzi azagutega igico kandi akigufatiremo. Ndagira ngo ahangaha kuri iyi powe cyangwa se kuri iyi point uhakure ikintu bita kuba maso, ko bishobora gukiza ubugingo bwawe. Kuba maso mu mwuka byakiza ubugingo bw'umuryango wawe. Kuba maso mu mwuka byakiza ubugingo bw'inshuti zawe. Kuba maso mu mwuka byatuma wongera igihe cyawe cyo kubaho, byakongerera igihe cyo kubaho wowe ndetse n'abandi, kubera yuko mu buryo bw'umwuka wabaye maso. 12 avuga ngo umwe mu bagaragu be aramubwira ati, oya nyagasani mwami, ahubwo Elisa umuhanuzi wo muri Isiraheli niwe ubwira umwami w'Abisiraheli amagambo avugirwa mu murere. Haleluya. Arababwira ati, nimugende murebe ahari, ntume abo kumufata. Baramubwira bati, ari i Dotani. Aherako yohereza amafarashi n'amagare n'ingabo nyinshi, bagenda ijoro ryose bagota uwo mudugudu. Maze umugaragu w'uwo muntu w'Imana azindutse kare mu gitondo, arasohoka abona ingabo n'amafarashi n'amagare n'ibisonga uwo mudugudu, bigose uwo mudugudu. Umugaragu abwira shebuja ati, biracitse databuja, turagira dute? Aramusubiza ati, witinya. Duhereye kuri no murongo waho wa 11 kugera kuri 15 turahabona ingaruka zo kutaba amaso mu mwuka. Gehazi n'umwami wa Siriya. Umwami wa Siriya yumvaga yuko umenyera ibivugirwa mu murere agiye kumufatisha ingabo nyinshi, agiye kumutera ubwoba kubw'amagare n'amafarashi yohereje, agiye kumutera ubwoba kubw'ingabo nyinshi yohereje kugira ngo zigote umudugudu zimufate. Kubera yuko atarazi ibibera mu mwuka, kubera yuko yarebeshaga umubiri, kubera yuko ibyo yumvaga yabyumvishaga amatwi y'uyu mubiri, yumvaga ko mu mubiri biri buze gukunda. Ndetse ngo bagezeyo zari nyinshi biteye ubwoba. Umugaragu wa Elisa, Gehazi, arangije aravuga ngo databuja asohotse mu gitondo yitegereje ngabona ingabo nyinshi zigose umudugudu. Aravuga ngo databuja uzi n'ibindi biracitse, byacitse. Dore ingabo z'Abasiriya zagose uyu mudugudu. Ibyo ari byo byose ni twebwe zishaka, ibyo ari byo byose niwe zishaka. Uragira ute? Urahungira hehe? Iyo utari mu mwuka, iyo ibibazo bije utinya ibibazo, ukirengagiza ko ufite uruta ibyo bibazo. Iyo utari mu mwuka, iyo utari maso mu mwuka, utinya ibihe, ukirengagiza yuko usenga n'uramya ari nyiribihe. Iyo utari maso mu mwuka, utinya amagambo y'abantu. Iyo utari maso mu mwuka, utinya ko ubukene bwaje. Iyo utari maso mu mwuka, utinya ko uburwayi bwiyongereye. Iyo utari maso mu mwuka, utinya ko ibyorezo byaje. Nyamara ukirengagiza yuko hari uruta ibyo byose, hari nyiribiremwa, hari uwabiremye, hari ushobora guhindura ibihe. Haleluya, haleluya. Nshuti yanjye, nutaba maso mu mwuka, abantu bazagutera ubwoba uhunge. Nutaba amaso mu mwuka, ibihe bizagutera ubwoba wiyahure. Harabiyahura. Impamvu biyahura nuko baba batinye ibihe. Umuntu akakwanga ngo mwari kumwe muri relationship, akakwanga ugafata icyemezo cyo kwiyahura, cyangwa se amafaranga akabura, banke kubera ko igiye kugutereza, ukagira ubwoba kurusha ikindi gihe cyose wigeze kubaho. Inama hangaha ijambo ry'Imana ritugira nukuba amaso mu mwuka. Reka twumve umugabo w'Imana wari uri maso mu mwuka, ari we Elisa, uburyo yasubije uyu mugaragu wavuze ngo noneho databuja byacitse, wavuze ngo noneho biracitse, wavuze ngo noneho turashize. Yamusubije iki? 16 Elisa aramusubiza ati,
witinya. Haleluya. Umva umugabo w'Imana uri maso mu mwuka. Umva umugabo w'Imana uri mu maso, ahorana witinya. Umukristo uri maso, ahorana witinya. Umuririmbyi uri maso, ahorana witinya. Umuyobozi uri maso, ahorana witinya. Witinya kubera yuko ari maso. Hari ibyo abona wowe utareba. Mu buryo bw'umwuka hari ibyo ubona abandi baba batareba. Kuko abo turi kumwe ari benshi kuruta abari kumwe nabo. Kuko udushyigikiye ari munini kuruta ubashyigikiye. Kuko uturwanirira ari intwari kuruta ubarwanirira. Kuko utuvuganira ibyo avuze byumvikana kuruta ubavuganira. Haleluya. Nimba unyumva neza tera haleluya. Nuko Elisa arasenga ati, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Hey, zangabo zigezeyo. Haleluya. 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 Mana humura amaso y'uyu muntu. Mana humura amaso yanjye. Mana humura amaso yacu mu mwuka tubashe kubona. Mu izina ryawe Yesu. Ibitugose, ibitunaniza, humura amaso yacu. Haleluya. Wa wundi wohereje ingabo wabireberaga mu mubiri akumva ko agiye gufata Elisa, ndavuga umwami w'i Siriya, yohereje ingabo n'amafarashi byinshi. Gehazi abibonye agira ubwoba, aravuga ngo biracitse, turapfuye. Ntukabe Gehazi, ntukabe umugaragu w'ubwoba, oya. Ariko Elisa aravuga ngo witinya. Amaze kumubwira ngo witinya, abona ko bidashoboka byonyine gusa kumubwira ngo witinya kugira ngo ahite ashira ubwoba. Ahubwo arasenga aravuga ngo Uwiteka Imana, humura amaso y'uyu musore abashe kureba. Ngagisenga amaso y'umugaragu w'umuntu w'Imana ngarahumuka, abona ingabo nyinshi n'amafarashi menshi bibagose. Atari ingabo n'amafarashi gusa, atari ingabo n'amagare gusa, ahubwo ngo by'umuriro bigose Elisa. Haleluya. Iyo ugeze mu kibazo ntugitinye kuko ugoswe n'ingabo z'umuriro. Komeza wizera Imana, komeza wizera Yesu, uhumuke mu buryo bw'umwuka. Ukugosa ruta ubwinshi bikugose, uguhiga rusha imbaraga ibiguhiga, ukurwanya rusha imbaraga ibikurwanya. Nubwo bazanye ingabo, nubwo bazanye amacumu, nubwo bitwaje ibikomeye, ariko Imana yazanye byinshi ndetse by'umuriro kugira ngo ikurwanirire. Haleluya. Ugoswe n'ingabo z'umuriro. Musore, ibyavuze ko utazashaka, hari ingabo nyinshi zikugose zihagaze kugira ngo zigushyigikire uhagere. Mugabo, ibyavuze ko utazatera imbere, hari byinshi bigushyigikiye kugira ngo ugereyo. Ingabo z'Imana z'umuriro ziragushyigikiye. Haleluya. Tugoswe n'ingabo z'umuriro. Haleluya. Haleluya. 18. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka, 17. Nuko Elisa arasenga, Uwiteka ndakwinginze, muhumura amaso arebe. Nuko Uwiteka ahumura amaso y'uwo musore arareba, abona umusozi wuzuye amafarashi n'amagare by'umuriro bigose Elisa. Za ngabo zigezeyo, Elisa yinginga Uwiteka ati, ndakwinginze huma amaso y'izi ngabo. Uwiteka aherako azihuma amaso nk'uko Elisa yasabye. Elisa arazibwira ati, iyi si yo nzira kandi uyu si wo mudugudu, nimunkurikire ndabageza ku musozi mushaka. Nuko azijyana i Samariya. Bageze i Samariya, Elisa arasenga ati, Uwiteka ahumura amaso y'izi ngabo zirebe. Nuko Uwiteka azihumura amaso zirareba. Zigiye kubona, zibona ziri i Samariya hagati. Umwami w'Abisiraheli abonye izo ngabo, abaza Elisa ati, data, mbatsindaha? Haleluya. Aramusubiza ati, wibatsindaha? Mbese abo wanesheje inkota n'umuheto ukabafata mpiri wabica? Ahubwo babazanire ibyo kurya n'amazi, babibashyire imbere, barye
banywe babone gusubira kwa shebuja. Nuko abatekereshereza ibyo kurya, bamaze kurya no kunywa arabasezerera, basubira kwa shebuja. Uhereye icyo gihe imitwe y'ingabo y'Abasiriya ntiyongeye gutera igihugu cya Isirayeli. Imana yacu nidufashe. Ndagira ngo muri uyu mwaka nuhumuka ku maso, Imana iguhumure ku maso ubashe kureba. Iyo uhumutse ku maso ufite ububasha n'ubushobozi bwo guhuma ibyari biguteye ubwoba. Ntago unyumvise? Elisa amaze guhumura amaso Gehazi abonye ingabo nyinshi, amaze kumubwira ngo witinya, arahindukira arasenga, aravuga ngo Mana huma amaso izi ngabo z'Abasiriya zinkurikire. Zirangije ngo zirahuma, arazibwira ngo iyi si yo nzira, uyu si wo mudugudu, nta nubwo mushaka herereye aha, muze mbayobore mbajyana ahari. Kandi uwo bashaka n'urimo kubibabwira. Arangije ngo arabajyana bageze i Samariya. Abagejeje i Samariya, ni nk'uko ushobora gufata inyeshyamba zirwanya igihugu runaka, ziherereye wenda mu ishyamba ry'igihugu runaka, urugero wenda cya Kongo cyangwa ahandi, zikisanga ziri mu birindiro by'i Kanombe, zikisanga ziri mu rugerero rw'ingabo z'i Kanombe. Hanyuma ngo zigezeyo, umwami aravuga ngo mbatsinda kabanzi banjye ngeze amahirwe yo kubabona bansanze mu nzu, kandi ko mfite ubushobozi bwo kubica nta bundi bufasha bafite, mbice birangire. Uwahumutse ku maso aravuga ngo oya, gutsinda kwiza si uko nguko, kunesha kwiza ntago ari ukwihorera muri ubwo buryo. Batekera ibyo kurya, ubazanira amazi banywe, maze ubabwire basubire iwabo, hatagira uwukoraho. Uzi igisubizo cyiza cyavuyemo? Ngo arangije abatekeshereza ibyo kurya, abahereza amazi baranywa, barangije ngo basubirayo. Guhera icyo gihe ngo imitwe y'ingabo za Siriya ntizigeze zongera gutekereza gutera Isiraheli ukundi. Haleluya. Igisubizo cy'uwahumutse ku maso ni igisubizo kirambye. Iyo uhumutse ku maso ubasha gukunda abanzi bawe. Iyo ukunze abanzi bawe ubasha kubanesha bagatsindwa, kubera yuko ukurwanirira ari umunyembaraga, ari umunyempuhwe, ari umunyembabazi. Nawe nugira imbabazi ukazigirira n'abandi, kubera ko uhumutse ku maso y'umwuka, ubasha kureba mu mwuka, uzaba batsinze ubuziraherezo. Haleluya. Usenga Imana iguhumura amaso, usenga Imana iguhumura amaso y'umwuka. Nutareba ubukene buzagutsinda, nutareba bazakuvuga ubabare, nutareba bibazo bizaza wiyahure, nutareba mu buryo bw'umwuka bizaza byinshi ubone ko byacitse. Nawe ube nka Gehazi uvuge ngo biracitse, ube nka Gehazi uvuge ngo birarangiye. Ariko nuhumuka ku maso y'umwuka ukabasha kureba nka Elisa, uzavuga ngo witinya. Numara kumenya ko udakwiye gutinya, uzabona ingabo nyinshi zibagose z'umuriro nk'uko Gehazi yabibonye. Uzagira ubutware n'ubushobozi bwo guhuma ingabo zikurwanya, bwo guhuma ibibazo bigutsinda, bwo guhuma ibyari biguhagurukiye, bwo guhuma ibyari bikurwanyije, byo guhuma ibyari bihagurutse kukunesha. Uzabineshesha ijambo ry'ubwiza, uzabineshesha ijambo ry'imbabazi, uzabineshesha ijambo ry'ubwiza ry'umwuzuro w'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kutareba mu buryo bw'umwuka ni ikibazo gikomeye cyo gutakaza ubuzima. Iyo Isiraheli itaza kugira umuntu w'Imana uhumutse mu buryo bw'umwuka, baba barishwe n'Abasiriya bakabamara. Kuko Abasiriya babarushaga ingabo, babarushaga n'imbaraga, ariko imbaraga babarushaga zari iz'umubiri. Elisa kuko yarahumutse ku maso, yabereye maso igihugu cye. Nshuti zanjye, nuba uhumutse ku maso, uzabera igihugu cy'Ubuganda amaso, uzabera igihugu cy'u Rwanda amaso, uzabera igihugu cy'u Burundi amaso, uzabera abanyekongo amaso, uzabera East Africa amaso, uzabera isi yose amaso. Kuko ibizajya bijya kuba, ubwiza bw'Imana buzaba bwabikweretse kare. Kuko ibizacurirwa mu murere ntacyo bizatwara umuryango wawe, ntacyo bizatwara ubuzima bwawe, ntacyo bizatwara inshuti zawe, kuko uzaba wabimenye kare.
usenga Imana iguhumure ku maso. Muri uyu mwaka Imana iguhumure ku maso, ikwereka icyo ukwiye gukora kiguha amafaranga kugira ngo ufashe abakene, ikwereka icyo ukwiye kuvuga gihumuriza imitima y'abandi, ikwereka uko ukwiye kugenda ubera icyitegerereza abandi. Humuka ku maso nshuti yanjye, amaso y'umwuka. None se ugira ngo nuko Abasiriya batarebaga? Barabibonaga, n'umudugudu wari wo, na Elisa yari we, ariko amaso yabo ntago yahwezaga neza. Ese Gehazi ugira ngo si uko yarebaga? Ariko amaso yari afite yari areba ibiteye ubwoba gusa, yari amaso areba ko bicitse, yari amaso areba ko ingabo ari nyinshi, yari amaso atabasha kureba ingabo z'umuriro. Ingabo z'umuriro n'amafarashi yo mu ijuru ntago birebwa n'aya maso. Ntago birebwa n'imboni y'umweru n'umukara. Oya, birebwa n'amaso y'umwuka, birebwa n'amaso y'ubwiza bw'Imana bwaguhumuye. Bwana Yesu asifiwe. Nshuti yanjye, senga muri uyu mwaka, senga muri uku kwezi, senga muri iyi minsi, Imana iguhumure ku maso, ubashe kureba ingabo nyinshi zikugose. Bwana Yesu asifiwe. Gusenga, guhumuka ku maso ni ubuzima. Kadusome ijambo ry'Imana riri mu Bacamanza. Abacamanza ibice byaho 16 umurongo waho wa 21. Turebe undi mugabo wagize ikibazo cyo kutabona mu buryo bw'umwuka, wagize ikibazo cyo kubura amaso. Umurongo wa 21 haravuga gute? Abafilisitiya bahera ko baramufata, bamunogoramo amaso, bamumanukana i Gaza, bamubohesha iminyururu n'imiringa, bamugira umusyi mu nzu y'imbohe. Umwanzi ikintu cya mbere akora iyo agufashe yishimira, nawe arabizi ko imbaraga ari ukubona, ari ukureba. Samusoni yari yarazengereje Abafilisitiya, yari yarabanesheje mu buryo bwinshi, bamushyiraho ingenzi ariyo Delila. Delila akamubaza ngo bimeze biti, ni iki twakora kugira ngo tuguce intege? Bakamuboha bakagira bati, bamwogosha umusatsi, ageze ahamena ibanga bamwogosha umusatsi simbitindaho. Ariko kumwogosha umusatsi ntago bumvaga ko biri safe, kuko umusatsi wari kuzongera ukamera, cyangwa Imana ikamuhereza ubundi buryo. Ahubwo babona ko ikihano gikomeye bakwiye kumuha ari ukumunogoramo amaso. Samusoni bamunogoramo amaso, ntiyabasha kureba. Baramujyana bamwinjiza mu nzu, bamugira umusyi w'ingano. Iyo abareba, abarinzi bari kujya bagenda, bari kujya bajya kure ye, yabireba agahagarara ntabakirimo gukora. Ariko kuko atarebaga, niyo babaga bagiye yabaga azi ko barimo kumureba, yabaga azi ko bamuhanze amaso, ko nahagarara gato bari bumugirire nabi. Nanone yagize ikibazo cyo kubura amaso. Umurongo waho wa 26 kugera ku wa 24 haravuga ngo iki? Maze Samusoni abwira umuhungu wari umurandase, yabaye impumyi Samusoni, ati reka mfate inkingi ziteze iyi nzu nzegamire. Haleluya, haleluya. 28. Nuko Samusoni atakambira Uwiteka, aravuga ati, Uwiteka Mana, ndakwinginze nyibuka, ndakwinginze mpa imbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Haleluya. Amaso, kubura amaso mu buryo bw'umwuka ni ikintu gikomeye. Samusoni yari yabuze amaso y'umubiri, ariko nicyo kintu cyamubabaje kuruta ibindi. Cyamubabaje kuruta umusatsi bamwogoshe, cyamubabaje kuruta ibindi byose bari bamunogoyemo amaso. Umwanzi nagufatisha, numena ibanga ntube maso mu mwuka, Delila akakugenda runono akakumenesha ibanga, umwanzi akakugenda runono akakumenesha ibanga. Igihano azaguha cya mbere ni ukukunogoramo amaso y'umubiri n'ay'umwuka.
kuko utabaye maso mbere hose umwanzi azakunogoramo amaso. Irinde uko ugenda, irinde uko uvuga, kugira ngo bitakumenesha ibanga umwanzi akabona ahera kunogoramo amaso. Nuvuga ibipfuye amaso y'umwuka azavamo, umwanzi azagukuramo amaso y'umwuka, umwuka wera azakurekaho gato, kuko ntiyabana na kamere y'ibyaha gusa udashaka guhinduka. Mana yacu idufashe. Nshuti yanjye, mwene data, dukwiye kuba maso hehe? Mu mwuka. Paulo mu Befeso ibice byaho 6 n'umurongo waho wa 10 yavuze, yatubwiye intwaro dukwiye kuba dufite, yatubwiye uko dukwiye kuba tumeze. 6 n'umurongo waho wa 10 haravuga ngute: ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. N'uburiganya bwande bwa Satani. Satani ni umuriganya, ariganya urubyaro, ariganya ubutunzi, ariganya amahoro, ariganya umunezero, yakuriganya amaso mu buryo bw'umwuka. Ariko ngo ibisigaye mukomerere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi. Bwinshi mwambara intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima, n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Nuko rero mutware intwaro zose z'Imana, kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi, kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza. Kandi kigeretse kuri ibyo byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yaka umuriro. Mwakire agakiza kabe ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana. Musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Amen. Umurongo wa 18 haravuga gute: musengeshe umwuka iteka mu buryo bwose, musenge no kwinginga, bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo byose mwumvise mwabwiwe mugumye rwose kuba maso, musabire abera bose. Kuba maso ntabwo ari ugukanura, si ukugura rinete, si ukujya kwa muganga bakaguha imiti zibura imboni. Oya. Kuba maso mu buryo bw'umwuka, gusengesha umwuka iteka. Yesu we, gusengesha umwuka iteka. Yesu dufasha. Mana dufasha, uhumura amaso yacu, tubashe guhagarara tudatsinzwe n'uburiganya bw'umwanzi Satani, mu izina rya Yesu. Haleluya. Mwene data, kubw'ibyo byose mubashe guhagarara mudatsinzwe, kwizera, gusengesha umwuka mu buryo bwose, kwambara gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mwambare ukuri, mukwete ijambo ry'Imana nk'ubutumwa bwiza aribwo bubiteguza. Ariko ikigeretse kuri ibyo byose, ariko ikiruta ibyo byose mbabwiye, icyo cyose yavuze, mube maso rwose, mugumye kuba maso, mugumye rwose kuba maso, kandi musabire n'abera bose kuba maso. Nuba maso bizagira ingaruka nziza ku muryango, nuba maso mu mwuka bizagira ingaruka nziza ku gihugu, nuba maso mu mwuka bizagira ingaruka nziza ku bo mukorana,
nuba amaso mu mwuka bizagira ingaruka nziza ku nshuti zawe, nuba amaso mu mwuka bizagira ingaruka nziza mu butunzi bwawe, nuba amaso mu mwuka bizagira ingaruka nziza ku rubyaro, nuba amaso mu mwuka bizagira ingaruka nziza ku mashuri yawe, ku y'umuryango wawe, ku bana bawe, ku gihugu no mu isi yose bizagira ingaruka nziza. Mube maso. Iyo uri maso umenya ibizaba. Iyo uri maso umenya aho umwanzi agutegeye ntubukihanyuze. Iyo uri maso mu buryo bw'umwuka urabohoka. Yesu ni mwiza, ni umunyembaraga, ni umunyembabazi. Lashe de bokota marazi. Mu izina rya Yesu. Mana turakwinginze ngo uhumure amaso yacu y'umwuka, uduhereze imbaraga zo gusenga mu buryo bwose bw'umwuka, dusengesha umwuka iteka kandi tube maso iteka. Abasore n'inkumi turagukeneye, abagabo n'abagore baragukeneye, abana mwami baragukeneye, isi yose turagukeneye. Dukeneye kuba maso, kubera igihugu maso, kubera imiryango yacu maso, kubera inshuti zacu maso. Mu izina rya Yesu, imbaraga z'amaraso yawe zihumura uyu muvugabutumwa. Mana wumvishira ijambo, zihumura uyu muririmbyi, zihumura uyu mwigishwa, zihumure uyu mukozi, zihumure uyu mwana. Mu izina rya Yesu. Urakoze Yesu, kuri mwiza. Urakoze kuduhumuye ku maso. Urakoze mwami Yesu ko tugiye gutsinda ibiturwanya, ko tugiye kunesha ibiturwanya, kuko tubaye maso, kuko duhumuye amaso, kuko tubashije kureba. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo. Amen. Amahoro y'Imana bane namwe. Imana ibahereze umugisha. Mwe mudukurikiye ku itabaza ry'agakiza, Uwiteka Imana ibahereze umugisha. Amen.